w'imirimo ahubwo itegure gukorera Imana yakwinginze kenshi kandi kurarika witinda kwemera bizakunezeza itabara nushaka urwitwazo itabara wigingimiranya nushaka urwitwazo udasubizwa ngo hoshi waminyuye muvukije ubwami nushaka urwitwazo urahamagawe doraho wangiye noneho witabe imirimo ireze agumya abakozi ntibaboneka uzagororerwa itaba none babadivesha ari bafite mu mutwe itaba wigingimiranya ariko ntushaka urwitwazo udasubizwa ngo hoshi wabinyuye muvukije ubwami udasubizwa ngo wampinyuye nanjye nkuvukije ubwami. Reka tujye kuri ya ndirimbo yacu. Sinitaku ubutunzi feza na zahabu ndashaka ibyo mw'ijuru nzajyane n'abera Yesu Mukiza mbwira igitabo cyawe kera cy'ubwami bwawe mbese nanditswemo ku mpapuro zera mu gitabo cy'ubwami mbese nanditswemo ibyaha byanjye mwami biruta umusenyi ngwino mwamu binyirishe amaraso yawe wadusezeraniye yuko ibyaha byacu nibisa n'umuhemba uzabyeza rwose mbese nanditswemo ku mpapuro zera mu gitabo cy'ubwami mbese nanditswemo. Mukomere cyane ndabaramukije umukunzi wa nyuma ku mukozi Imana makore katuganire murabizi neza ko ikibura ni umwanya ari kubera ko imirimo ni myinshi ariko hari igihe tuba turi gukora imirimo idafite ikimaze idashobora gufasha abantu. It's okay ariko reka tugire icyo dukora tugifite uburyo noneho rero reka noneho abashaka nibaze abariko katubanziriza abashaka nibaze ubundi tuganire abashaka nibaze ubundi ntangire ikiganiro.
isi yose nimugwizayo makuru mubanu abashaka nibaze uwemeyase nimubimenyesha abatuye hasi umubyeyi arata urabana be abashaka nibaze ushaka kuza yitiriganya niyinjirire muri ruguruye umwami niwe nzira y'ubugingo abashaka nibaze uwemeyase nimubimenyesha abatuye hasi umubyeyi arata urabana be abashaka nibaze. Alright, mukomere cyane ndabaramukira umukunzi wanyu makumkozi mana makoreka tuganire umwanya warugiye ariko murabizi ibyo ngomba kuvuga iyo ncuranze zo ndirimbo muri iki gihe niwo muhamagara ibyo tugomba gukora ni igikorwa kigomba gukorwa n'abashaka nta rwitwazo ruhari wanditsemo. Hanyuma rero buri wese akanguriwe gushaka uyu murimo ntabwo ari umurimo woroshye banyumva kumera kumbura ati burya nuko akazi kawe kameze nuko kameze niyo mpamvu ubona ko nta mwanya ngira nta skejo ngira aka kazi rero ntabwo koroshye ushobora kugakinisha ukibwira ko ni bisanzwe ariko ukinjiyemo noneho niho ubyumva neza ndi kubura nyumba 10 zigomba kuba zifite abazo noneho rero ndagira ngo abo bantu baze nabo ku murimo dufatanye umurimo uhoraho yaduhaye kugira ngo tubohore iki abanyarwanda. Noneho rero reka ndatinze umenye ko Cleopatra Tete kubera ko banyumba 10 nababuze iyi timu nagushyize muri iyi timu kugira ngo uyibere nyumba 10 ndagira ngo banyumba 10 mwese ku wa gatanu nuko raporo iri finale ntabwo nshaka gukomeza mvuga ngo abantu ndabafite ntacyo ushobora ndagira ngo muri weekend ibyo bihumbi bingahe tuzabimene muri GoFundMe ndagira ngo ibyo bihumbi bingahe bizinjiye muri GoFundMe. Hanyuma rero iyi timu ifite akazi gakomeye uyu muntu azahabwa igihembo kubera ko harimo abantu bo mu Rwanda 1 2 3 aba bantu mugomba kubafasha kugira ngo nabo umusanzu wabo ugere aho ugomba kujya. Ikindi abantu bari mu Rwanda mumenye ko ntabwo sinshobora kukwandika gusa ndekeraho sinshobora kuguzana nyumba kumutarama ID yawe kesabo twari dusanganye twari tuziranye bo ntabwo byabaye ngombwa ntibizanaba ngombwa aho dusanzwe dukorana ariko abantu bashyashya mu byihanganire ID zanyu ibyangombwa byanyu ushobora kuzana passport ushobora kuzana iki. Uyu murimo urasaba gutekereza urasaba ubwitange urasaba byinshi. Ubwo rero myihanganire kubera iyo mpamvu niba ufite ikibazo cy'umutekano ugomba kubimbwira umenye ko izi ID zanyu ntabwo ngomba kuzibika ngomba kuzigemura muri guverinoma bakabamenyera umutekano nejo nizihindura imirishyo abo bantu bazaba bararwanya urugamba. Ntabwo nshaka ibintu byo mu kibuga oya nshaka ko abo bantu ID zabo zigomba kuba zihari mwumve ko neza amakuru yanjye ababitsa bene ibyo ntabwo ari ibintu nandarika nshobora kukwandikira utuntu twose tugusa amazi ariko ibyo mba ngomba kuba mbiryamyeho ndumva rero nzabyohereza muri guverinoma kugira ngo babamenye. Ikindi usibye ko atari ngomba kubyikorera banyumba 10 bo bazakora ibyaba ariko ibyo ngomba kubikora direct bikagenda muri presidence. Ndumva rero aho nshobora kuvuga aba bantu nimero zanyu za telefone ndajya mvuga imibare mike mwumve. Hari
nkawe cyakuri hano muri Amerika 202 it's okay imibare yawe impamvu mba mvuga bene iyo mibare kumba namaze kureba ko nta yindi muhuje hari uwo muri UK 78662 788 uri mu Rwanda 786 uri mu Rwanda 728 uri mu Rwanda 744 uri muri Florida hari 786 nanone uri mu Rwanda navuze ko abo mu Rwanda ni batatu hakaza 639 wowe uri muri Canada cyangwa muri Amerika byose ni muri Amerika hakaza Tete Cleopatra nawe nyumba kumuyi team hakaza 36 uzahura ubwo iki ndakirangije hanyuma abampamagaye bo muri timu ya Tete nakwandikiye nkumenyesha ko inyumba kumugomba kwibera umuyobozi ubwo ndagira ngo nihute kuba amasaha hano aragiye burije kandi ngomba gukora ibindi bintu ndagira ngo nsome ubu butumwa iryo bagona ariko abantu birengagiza ibi ni ibitabo abantu bandika mpamvu bikira ku mpapuro ejo nimwumva biri gusomwa barabiprintinze ntimuzavuge ngo byara ngo iki gitabo cyanditswe nande barari ubwo ikiganiro sinshaka ko gitinda ngiye gukoresha uburyo bwose bushoboka kuri Marara hasigaye kopi 3 nzazishakira umwanya nizere neza ko muri kunyumva reka nze ndebe ko naba numvikana nze ndebe neza ko nabandi kumvikana bitaza kumbera nk'ibyari byabaye kare Eziko yanandi minimba nyidasinzira mana nyagasani sponsio zishavu uzukuntu wari wanteye ishavu gira vuba unyandikire kandi ugomba kuba nyumba 10 wa timu urimo naragushatse narakuza nyandikira nshobora kuba ngufite ariko tukaba tuvugana ku mazina yandi niryo kosa mba ese buryo uri hano ishavu we winera ishavu rwose winera ishavu sawa noneho ndabona ko muri kunyumva bavandimwe nsoma ibintu byinshi nibyo nababwiye abantu mu mpamagara kuri telefone tudafitanye misiyo nta busobanuro ushaka hari ahantu dusanganye tuba tuvugana ariko iyo umpamagaye ari utuntu duto cyane ubumbe mu nta mwanya ngira ntawo pe aho muzabwira abantu bakuru umwanya reka dusome duhumaguze mwumve ko ibi bintu hari abantu bafata ibitekerezo bakunda umuntu urambukirwa no kwandika ngakunda umuntu urambukirwa no gusoma reka nze mbabwire noneho urabona aka kazi k'ubushoferi hano ugomba kuba wumva ugomba no kubuzi gusoma nta kirango na kimwe cy'umuhanda ugomba kwirengagiza ugomba kubuzi gusoma na metero yewe n'igice cy'ikirenge ukagisoma ukamenya ngo mu birenge bitatu uyu si nkurikiza ndakurikiza bitaba ibyo nyine ukajya kuzenguruka gusoma kwitegereza n'ugifite amaso akora nyabuna soma nta rindi bantu hanyuma rero amahoro banyarwanda ndambuye impaka z'abitwa abahutu n'abatutsi zitagira igisubizo kirambye zitanga ndambiwe ibirego bya FPR inkotanyi byibasira igice kimwe cy'abanyarwanda bafite icyo bahuriyeho ibirego bigambiriye kurimbura ubwoko cyangwa kubatubya ndabirambiwe hari abantu rwose reka nagure ntuze nagure screen barabindeze ndifuza iseswa ry'umutwe w'ishyaka witwa FPR inkotanyi n'igisirikare kiwushamikiyeho ndifuza ubutegetsi bushya bwitwa
bwita ku bikomere bya buri wese. Ngendeye ku magambo ya FPR Inkotanyi, dore ibibazo nibaza. Niba parimehutu, icyo ni cyambere, niba parimehutu itarabohoye abahutu ntibohora abatutsi, abo bantu bazabohorwa ryari kandi nande? Cyakabiri, niba FPR Inkotanyi muri kamere yayo no mu mibereho yayo itemera kubazwa ibyo ikora, iyo mico yayo itanga icyizere ki ku mahoro arambye n'iterambere rirambye? Kuki ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi n'igisirikari cyabwo bigomba guseswa? Kane, ese inyenzi zashingiwe iki? Gatanu, no, ese Inkotanyi zashingiwe iki? Gatanu, uko FPR ibona Kamarampaka yakuyeho umwami n'ubwami. Ese ari Kayibanda na Parimehutu, ari na Kagame na FPR APR, ninde watorewe kurinda inyungu z'abazungu? Karindwi, ese mwari muzi ko FPR ibona abayoboye u Rwanda kuva muri 62 kugeza 94, ndavuga 1900? Ni gute byakwemerwa ko igihugu kiyoborwa n'ubwenge bushukana hagenderewe kwibasira igice kimwe cy'abenegihugu bafite icyo bahuriraho, babashinja ikintu gikomeye gitinyura abashaka kubica, kigatuma babubahuka, bikaborohereza kubica? Koko rero tumaranye imyaka myinshi na FPR, ariko ubuzima bwayo bwose bwabaye kwibasira abitwa abahutu nk'ubwoko ngo bahangwe ku isi hose kandi bubahukwe, basuzugurwe, bahagurukirwe, bakomanyirizwe, batotezwe, bahungetwe n'ibindi. Ibi bintu bigize icyaha gikomeye FPR n'abafatanyabikorwa bayo bagomba kuryozwa. Mu kimenyesha amakuru Intsinzwi TV cyo ku ya mbere z'ukwa karindwi 2022 kigira kiti: Kamarampaka ntiyari amatora, wari umukino w'amatora. Ikibazo nibajije, amatora FPR yemera nayahe? Igisubizo nuko amatora yose FPR itazatsinda ku bwiganze burenze cyangwa 100 ntizigera yemera. Kabiri, imvugo imenyerewe muri FPR nuko ngo Parimehutu itigeze iharanira ubwigenge, ahubwo ngo yasabaga abazungu ko babicira abatutsi. Iki ni ikirego gikomeye cyane, kikaba n'igihamya ko nta bumwe n'ubwiyunge bwashoboka igihe cyose FPR izaba iyoboye u Rwanda. Gatatu, muri iyi nyandiko bagaragaza ko Parimehutu ariyo yari ifite abayoboke benshi, ngo bakoze ubuvugizi lobbying ngo ubwami buveho busimburwe na repubulika kandi byemezwe n'abaturage. Ngo kuva muri 1957 Kayibanda yari yarakoze icengeza amatwara ngo ryari ryaramuhaye ubwamamare. Ngo abahutu batari barize bagendeye ku marangamutima, maze ngo bitewe n'abazungu abahutu bemera ko bari barakandamijwe. Ngo abazungu nibo bazanye ibibazo byose abanyarwanda bari bafite. Iyi mirongo ihera n'ibyavuzwe haruguru birabusanye. Ni gute wakwemeza ko umuntu yakoze ubuvugizi bwinshi lobbying, agacengeza amatwara ye mu bazatora, akamamara, agakundwa, warangiza ngo habaye inkinamico y'amatora? Iki ni ikindi gihamya ko FPR itazigera yemera amatora kereka arangira uko yabiteguye. Kayibanda n'ishyaka rye batowe kuko bimenyekanishije bagakundwa na rubanda itora. Niba bemeza ko yabaye icyamamare muri rubanda, ninde wundi wari gutorwa uretse uwamamaye? Ngiyo demokarasi FPR idakunda, kuko yibyariye ikinege kiberwa no kwamamara, abandi bakaba ibigarasha n'ibifobagane.
ibaze ko muri 2022 FPR itemera ko rubanda rugufi yari ikandamijwe, nyamara n'umwami Rudahigwa yatanze abyemera kandi yaratangije n'amavugurura. FPR irwaye indwara yitwa kayibanda n'abahutu. Guhakana ko rubanda rugufi itari ikandamijwe ku ngoma ya cyami ni kimwe no guhakana abahutu batishwe mu mugambi wa jenoside kandi byaremejwe n'abafitiye ububasha muri FPR nka Kagame, Mubaraka, Kabarebe, Dusingizemungu, Bizimana n'abandi. Nukuvuga nka Karidinali Kambanda, igitangazamakuru kita amatora yari aherekejwe n'ingengabitekerezo ya jenoside yo guheza abatutsi mu gihugu, abasigaye bakaba impunzi ku butaka bw'abasekuruza babo, bagakorerwa itotezwa rirenze urugero. Igihugu kiyoborwa na politike ya Hutu power n'ingengabitekerezo ya jenoside itagira akagero, kuko icyo gihe ntari nabaho sinajya muri ayo mateka. Ese ubu igihugu kiyobowe mu yihe politike no mu yihe ngengabitekerezo? Navuga ko igihugu kiyobowe n'ingengabitekerezo ya jenoside nk'umushinga wizwe kandi ugategurwa neza. Kiyobowe na politike y'ubwoko busumba ubundi, kandi kuri ubwo butegetsi abahutu n'abatutsi barahunze, n'abasigaye baragijwe ibibando nk'amatungo, kandi nta burenganzira bafite ku byabo kuko byose byafashwe, byabohojwe. Muranyumvira? Nta butegetsi bubi bwabaye mu Rwanda bwa Rutu bwa FPR inkotanyi n'abafatanyabikorwa bayo. Igitangazamakuru kiti Kayibanda yatorewe kurinda inyungu z'Ababirigi mu Rwanda no mu karere, ngo Ababirigi ntibashakaga kuvirira ubutunzi bwa Zaire. FPR igira ubuhanga, ubucabiranya n'uburyoza mu gushinja abandi bantu ibyaha y'ubwayikora kandi ku kigero cyo hejuru. Ikiganiro mu gisabikanye abari hano. Ese hari abakozi b'abazungu baruta Kagame, FPR na APR? Igisubizo nuko ari ntabo, ariko ibikorwa byabo bigayitse byageretswe ku wundi muntu ngo ubwamamare bwe buteshwa agaciro. Iyi niyo mikorere FPR imazemo imyaka 34, kubeshya, gusebanya, guhimba ibyaha no gupfundapfundikanya ibihuha nk'igikorwa kizweho neza. Igitangazamakuru kiti kuva ku ya mbere z'ukwa karindwi 1962 u Rwanda rwakomeje kuyoborwa mu murongo wa Parimehutu wari warahawe ingufu ugakomezwa na kamarampaka. Atabayoboye si uburenganzira bahawe n'abaturage, abayoboye si uburenganzira bahawe n'abaturage. Kiti kamarampaka yakomeje inkingi ya leta z'abajenosideri kuva kuri Kayibanda kugeza kuri Sindika ubwabo. Iyi ni imvugo iteye ubwoba kandi y'urwango rukabije, itazigera izana amahoro, ari nayo mpamvu navuze ko nyirambiwe kandi nifuza ko ubutegetsi bwayimakaje bwavaho. Kuvuga ko ubutegetsi bwari mu Rwanda kuva muri 1962 kugeza muri 1994 ari ubutegetsi bw'abajenosideri ni imvugo yo guhembera urwango, ni imvugo y'urwango rukabije, kubura ubwenge no kudashyira mu gaciro, urugomo n'ubugome bitazana amahoro. Ari nayo mpamvu mvuga ko ubutegetsi bufite izi mvugo bugomba kuvaho, bugasimburwa n'abasobanukiwe no kubakira igihugu ku bworoherane n'ubwubahane, kandi barahari. Igitangazamakuru cyavuze no ku nkuru yanditswe na Hassan Ngeze bati icyitwa ingengabitekerezo ya gihutu kigomba kwigishwa abahutu bose iyo baba bakagera ngo Ngeze yibutsa abahutu ko bagomba kwica abatutsi bakikiza umwanzi wabo umwe rukumbi. Iyi ni imvugo yibasira ubwoko bw'abahutu ngo bushumurizwe isi ibunyukanyuke.
inyandiko yangeze nta makuru nyifiteho menshi, ariko twemeze ko yabayeho. Ese abahutu bose nk'ubwoko bitabiriye akamu kangeze? Igisubizo ni oya. Kuki bigarurwa muri 2022? Bigarurwa mu mugambi wo kubiba urwango n'amacakubiri ashingiye ku moko no kwibasira ubwoko bw'abahutu ngo babe ruvumwa ku isi hose. Nujya ababona ajya bavugiriza induru, bubahukwe, bakorerwe bikorerwa abagome bose, kubambwa, kwimwa ubuhunzi no gusiragizwa mu nkiko. Hari ikintu cyiswe amategeko 10 yakangura, kandi kuba FPR ikuramo bimwe ikirengagiza ibindi bigaragaza ubugome n'urwango ifitiye igice kimwe cy'abanyarwanda, kandi idashishikajwe no kubaho neza kwabo, idashishikajwe nk'ubumwe bw'abenegihugu, amacakubiri no gusubiranamo nibyo biyungura. Rimwe mu mategeko 10 yanditse nangeze hari irigira riti: umugambanyi, umuhutu wese urongora umututsi, umugambanyi mu gihe cy'intambara yitwa umwanzi. Bityo bimwe bya FPR na Musangamfura ngo umwanzi ni umututsi, ni imvugo z'urwango n'ububeshyi, ubugome no gusenya imisingi shingiro y'igihugu. Ni kenshi naraye ntasinziriye kubera iyi nteruro yo mu mategeko yangeze. N'abahutu bangahe biswa bagambanyi, tretre, abanzi mu mvugo ya gisirikare, atari uko barongoye abatutsi cyangwa bafitanye isano, ahubwo kubera izindi mpamvu, kandi bakaba barishwe kuva mu ijoro rya tariki ya 6 z'ukwa 4 1994, cyangwa bararwaye hanze y'ibigo, barabaye hanze, bararyamye, baragize hanze y'ibigo byabo, kimwe n'abatutsi batinya kwicwa. Katubyemere ko umwanditsi yanditse. Kasubiremo: n'abahutu bangahe biswa bagambanyi, tretre, abanzi mu mvugo ya gisirikare, atari uko barongoye abatutsi cyangwa bafitanye isano, ahubwo kubera izindi mpamvu, kandi bakaba barishwe kuva mu ijoro rya tariki ya 6 z'ukwa 4 1994, cyangwa bararwaye hanze y'ibigo byabo, kimwe n'abatutsi batinya kwicwa. Ese ingengabitekerezo ya gihutu ni iki? Ese politiki ya Hutu power ni iki? Abo bahutu bishwe bikozwe n'abahutu, cyangwa abahutu bivanze n'abatutsi n'inkotanyi, abo bo bazize iki? Umuhate wose FPR abunganizi bayo n'abafatanyabikorwa bayo bakoresheje kwerekana ubugome bw'abahutu nk'ubwoko, ni ubugome, ni ingengabitekerezo ya jenoside, ni umugambi wa jenoside, kandi ni ugushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside, kandi hakeneye gufatwa ingamba zikomeye zo kubihagarika, ubutegetsi bukavanwaho ku ngufu, kuko nta yindi nzira yindi bwavaho. Bivukije amahirwe yo kubaka igihugu cy'inyungu rusange, bagomba gusimburwa. Inkuru y'igihe.com yo kuwa 29 z'ukwa 9 2022. Uwitwa Zayasi Murasha agira ati: Aprosoma na Parimehutu bishyize hamwe mu matora ngo byamaganwa na UNAR. Ni gute amashyaka akomeye mu gihugu yakwishyira hamwe yatsinda bikitwa ingengabitekerezo ya jenoside n'ingirwamatora? Ati: inyenzi zashingiwe kurwanya amatora y'akamaramaka, guharanira insinzi bimwe, kwisonga rukeba. Maze rero byamaze kwemezwa na bene byo ko FPR inkotanyi ari inari ivuguruye, APR ikaba ingabo za inari zivuguruye. APR ni inyenzi zivuguruye zo kurwanya amatora y'akamaramaka, zo kurwanya repubulika, ibindi abantu barimo ukwibeshya no kubeshya abandi.
hamwe na FPR nta matora aciye mu mucyo yakwemerwa, ni ubwenge bushukana. Dufite ishyanga n'ingabo batazi kwigisha rubanda ngo bagire igikundiro muri rubanda, ahubwo umukazo no gusebanya niyo gahunda politike bashyira imbere. Binyuranye n'ibyo FPR ivuga ko Kayibanda yishe abantare harimo n'umuvandimwe wa Rwagasana. Iyi nyandiko yemeza ko bishwe n'ingabo z'Ababiligi. Aya ni amateka afite abayazi bakiriho, ariko kubera ubugome n'urwango rukabije, abantu ba FPR ntibahwemye kubigereka murantunga ntibahwemye kubigereka kuri Kayibanda. Abanyarwanda by'umwihariko Abahutu niryo shyanga rigira indimi nyinshi ku mateka yabo, kugeza aho batemera ko ababo bishwe mu mugambi wo kuburimbura ngo bidahungabanya ibyemejwe mbere. Dore icyo Kongo yemeje kuri FPR yo yita u Rwanda. Bagira bati u Rwanda ntirukozwe ibyo kuryozwa ibyo rwakoze, rukora kandi ngo ibyo bituma ubushake bwarwo bwo guharanira amahoro bukemangwa. Ese haba koko hari umuntu ugishidikanya ku migambi ya FPR mu Rwanda no mu karere? Kongo iti twe muri Kongo twemera ihame ryo kwemera uruhare rwacu mu byo dukora, kuko niwo musingi wo gukemura impaka zose. Iryo hame ritegeka impande zombi kwemera amasezerano y'amahoro mu kuri kwayo nta gukebakeba. Kongo iti ayo masezerano iyo yishwe, ihame ritegeka mu buryo busobanutse kandi butagishwa impaka ibihano n'ubutabera, kugira ngo ubutabera n'amategeko mpuzamahanga bitaba amagambo gusa, ahubwo bibe ukuri kuzuye. Kongo iti abantu batabajwe ibyo bakoze, nta cyizere cyabaho, nta mahoro yabaho. Kongo iti turashimangira mu buryo budasubirwaho ko akarere gakeneye ubutabera kugira ngo abishe amategeko mpuzamahanga babiryozwe, kuko abantu bagomba gufatwa kimwe kandi umutekano mu karere ntujuririrwa. Ngira ngo ntujururirwa. Koko rero biratangaje kubona akarere gashaka ubutabera, Abanyarwanda n'Abahutu by'umwihariko bagashaka imbabazi rusange n'ibindi bintu bitakijyanye n'igihe. Inama zo mu rugwiro zemeje ko kudahana bitera gushyekerwa mu gukora ibyaha. Hakenewe urugwiro rwa kabiri, kandi ntiruzamo FPR n'abapampe bayo nk'uko MRND n'ishumi ryayo CDR byahejwe, kandi ntizaba FPR ikiri ku butegetsi. Kugira ngo ntibizaba FPR ikiri ku butegetsi murantunga. Ubutabera ku batabuhawe ni ntajurirwa. Abihaye kubirwanya bitwaje ibyakorewe Abatutsi ntibamenye ko iki ari igihe cyo kubahiriza ihame ry'uko abantu bareshya imbere y'amategeko. Ubutegetsi bwa FPR n'ubutegetsi bugomba kuvaho mu buryo bwo ubwabwo bwasigiye Abanyarwanda, kuko bwananiwe kubagezaho ibyo bwasezeranye mu ngingo ya 9 bwubakiyeho. Kubukuraho ni demokarasi, aho kwirirwa birata amategeko 10 yiswa y'Abahutu nibidasobanurire iby'amayeri. Nibadusobanurire iby'amayeri 1000 yo kuburabuza Abanyarwanda. Uwitwa Noseni Nzeyimana mu gitabo cye yasohoye muri 2018 yagize ati impinduramatwara yo muri 59 kugeza 62 ni impinduramatwara yapfubye. Naho uwitwa Mugesera Antone ati kuvanaho ubwami ntacyo byari bitwaye iyo bikorwa mu nyungu za bose. Ati bakuyeho ubwami ntibabohora Abahutu, ntibabohora Abatutsi,
ati icyo bakoze ni ukwimika irondakoko no gutamika abahutu uburozi bw'irondakoko. Bari abantu badafite ibitekerezo, kwemeza ko abahutu nk'ubwoko batamitswe uburozi bw'irondakoko n'imvugo y'urugomo n'ubugome. Ni igikorwa cyo kwibasira itsinda ry'abantu bafite icyo bahuriyeho ngo ubateze abandi babubahuke kandi biborohereze no kubagirira nabi, harimo no kubica. Ntabwo abahutu bose nk'ubwoko barangwa n'irondakoko, ntibishoboka. Nubwo abatutsi bo muri FPR bamaze bo ubwabo kwiyemerera irondakoko, muzi ryabaye umuco muri bo, ariko wavuga ko abatutsi bose barangwa n'irondakoko yaba akoze ikosa ritababarirwa kandi yabashinyagura, atesha agaciro abamaritiri. Ngira ngo abamaritiri b'abatutsi bazize kwikundira ukuri no kwikundira abahutu. Imvugo za FPR zuzuye urwango n'amacakubiri ashingiye ku moko, zibangamiye ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda n'iterambere ryayo. Mugesera ati ingufu za Rukeba, Kayibanda na Gitera ntizari zikenewe, ntibari abantu bo kuzana impinduramatwara nyayo. Twibuke ko inari bavuga ko ariyo yasabaga ubwigenge, none ngo ntiyari kuzana impinduka nyayo. Niba amashyaka atatu akomeye mu gihugu atari kuzana impinduka mu gihugu, impinduka yari kuzanwa nande? Niba FPR ari inari ivuguruye kandi Rukeba na inari bakaba batari kuzana impinduka nyayo, FPR ikaba igendera ku ngengabitekerezo ya inari, bivuze ko nta mpinduramatwara dufite, nta niyo tuzigera tubona turi kumwe na FPR. FPR Inkotanyi rero ni ishyaka ridashoboye kandi ridashobotse. Ni ubutegetsi bukwiye gusezererwa kuko budashoboye. Ni abantu bahora mu buriganya bwo kugeranjura amagambo no kurema ayandi ngo berekane ko ubwoko Hutu ari abagome, kandi bagomba guhagurukirwa mu mugambi wo kubamara cyangwa kubatubya. Turebere hamwe uko ubwenge bushukana manipulation ari bwo buyoboye u Rwanda imyaka myinshi. Rimwe, mu myaka ya za 60 inama ya ONU yemeje ko impunzi zose n'abakatiwe n'inkiko bakurwaho ibihano bakitabira amatora ku bw'ineza y'igihugu n'abagituye. Niko byagenze, abantu bitabira amatora batsinzwe ntibabyemera, babishakira amazina bakigisha n'ubu. Kabiri, hatangijwe ibiganiro byo gucyura impunzi biri gufata imyanzuro, abandi bihutira gutangiza intambara banga gucyura impunzi mu mahoro. Bakomeje kuvuga ko abahutu babahejeje hanze kandi barifuzaga gutaha ari abategetsi badasangiye. Ndarangije, hasigaye uturongo tubiri kuri page ya nyuma. Intambara itangiye, bagiye mu biganiro byiswe by'amahoro ngo bashyireho ubutegetsi busangiwe kandi habe imbabazi rusange. Ariko musanga mfura ati FPR ntiyatangije intambara ngo izayisoreze mu biganiro cyangwa muri leta y'ubumwe. FPR yanze amasezerano y'amahoro, yanze urukiko mpanabyaha, ariko imaze kwizezwa ko itazakurikiranwa irarwemera. Yagiye mu rukiko ruzakurikirana impande zombi, ariko izi neza ko yo itazakurikiranwa. Yasinyishije abanyarwanda amategeko y'ubutaka, ibyanya bihehereye, kurengera ibidukikije, gusukura umujyi, inyungu rusange, amanegeka n'andi mategeko ashyirwaho ariko yarashyiriweho kuyoboza ibya rubanda no kubyigarurira. Murebe Gacaca na Ndi Umunyarwanda, imvugo nziza ariko zihishe ubugome. Ni inshingano
ku banyarwanda gukuraho ubutegetsi butugomera, ubutegetsi bufite ingengabitekerezo mbi, ingengabitekerezo yoretse u Rwanda n'akarere kandi ikomeje akazi. Murakoze mwebwe mwihanganiye gusoma, ntabwo biba byoroshye. Reka mbashimire kandi mbifuriza amahoro y'Imana abo twahoranye. Reka mbashimire mbabwira ngo ntimurambirwe. Reka mbashimire mbabwira ngo umurimo turiho ntabwo ari ibisaguza, ni umurimo ukomeye cyane, ni umurimo usaba ubwitange, ni umurimo usaba gutanga amaraso. Specials Shavu nagwize mu itimu ya Natali, ariko wakagombye kuba warabaye nyumba 10, ariko kubera ko ntakubonye unyandikira nahaye Natali. Ubwo rero mu gukwepa nshobora no kubigira njuruku ukajya hagwara amatima abiri adafite ba nyumba 10. Hanyuma Tete Cleopatra, umva guzinzira na madame magambo na reka nta mukozi w'Imana na madame reka reka nsome iyi message ubundi ndangiza ikiganiro. Yagize ati Jean d'Arc ati Mimi, utwo twa bikorwa ndatuzi, ni umuti uvura indigestion. Iyo ufashe ku kavinyo urarikesha kandi ituma ibintu byaci nibikora neza, nuko nabyumvise. Urakoze Jean. Okay, hanyuma rero Mimi Jean d'Arc Speciosa na nande wundi ndabona ari mwebwe turi kumwe. Okay, reka mbashimire kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Ikiganiro Chelsea nawe urahari, Frank nawe urahari, ndumva nta bindi narenzaho. Reka mfate umwanya wo kuruhuka, saa 4 z'ijoro hano zirageze. Ni byinshi rero iyo mbabwira ngo mba ngomba bigira ari byinshi, ntimugire ngo ntabwo byoroshye. Mu by'ukuri ntabwo byoroshye, ariko tuba tugomba kubikora. Hanyuma rero reka mbasezere, ubundi butumwa mba nabubonye. Reka nkomeze kubakangurira kwitabira iki gikorwa. ubutunzi, feza na zahabu, ndashaka ibyo mw'ijuru nzajyane n'abera. Yesu Mukiza mbwira igitabo cyawe cyera cy'ubwami bwawe, mbese nanditswemo ku mpapuro zera mu gitabo cy'ubwami, mbese nanditswemo ibyaha byanjye.